murakoze reka twumve ubuhamya. Haleluya. Ndutwose n'utundi. Njewe rero umuvandimwe twamenyanye kera cyane, ariko cyane twaje guturana i Bukavu 75. Ngeze i Bukavu 75 nari mu wa gatandatu nibwo namusanze iwe yatagiye akazi. Ari umugabo ufite akazi wubatse, bari batarabyara cyangwa se twasanze babyaye, babyaye turaho ngaho bari batarabyara. Bo Musafiri ubwo yararangije Buindi muri 4e cycle cours ya commercial, biba ngombwa kuko wamushakaga nyine abo yashakaga barabo ngabo, kuko ibyo yize byari bijanye n'ibyo wabashakaga nyine yarakeneye. Abona akazi kandi akazi keza, ahita atangirana ubuzima bwiza pe, ubuzima bwiza. Bari bakeya, twari dufite abantu b'abanyakazi bakeya cyane hari i Bukavu, menya nta nabandi benshi bari bahari. Byenda Mutambo niwe wari wabaye prefet, nawe bamutuma hirya za Kavumu. Ariko Musafiri niwe watangira aho ngaho, iwe na Muzehe Elia nibo abantu bombe batangira akazi aho ngaho i Bukavu, kandi batangira akazi keza keza rwose. Twese twarebaga tukababonamwe abagabo beza kandi bashimishije cyane. Icyo nshaka kuvuga kuri kumuvandimwe Musafiri niki, nuko muri icyo gihe cyose kuva icyo gihe yatangiye ako kazi, ni bakeya buriya mu bantu, cyangwa se niko abantu bateye, ni bakeya umuntu iyo atagiranye akazi ugatangirana ubuzima bwiza, ni bake bazabamenya kubujera, ni bake bazashobora kubujera kugira ngo akabwitwara. Iyo yatibukiye mu bintu nk'ibyo ngibyo uzusanga byamurenze, ugasanga byamuhaye undi murongo, byamuhaye indi sura. Ariko Musafiri siko byamugendekeye. Musafiri urumva umujyi i Bukavu, ariko twese naho niho twaruhukiraga, naho niho uryagira abakuru bavuga ngo niho twakiraga urwara, naho niho twisanzuraga tukumva rwose turishimye tuguwe neza, kandi nawe akaba umugabo w'ibyishimo kandi twishimira twese uko tungana. Turashima Imana rero kuko mu mibereho yiwe yose ngicyo rero kiza kigaragaza ubufura bw'umuntu. Umuntu ni ugushobora kumenya kubana n'abantu n'ibintu, kumenya kubana n'abantu n'ibintu. Si abantu benshi bazo babishobora. Abantu benshi iyo ibintu byaje hazaho banga kubana n'abantu, ibintu bikamutandukanya n'abantu, ibintu bikamukura ku bantu. Ariko kumenya kujera ibintu ukajera n'abantu, n'abagabo bakeya cyane bazabishobora. Ndumva ari ikintu twoshimaho Imana cyane, dushimiriye umugabo mu myitwarire yiwe, mu mibereho yiwe, kandi yabikomeje gutyo kugeza kuri uyu munota wiwe wa nyuma. Kandi uko duhamya ni ukuri, icyo duhamya ni ukuri. Musafiri rero yabaye imfura, abana n'abandi bantu bose neza, abo twabanye Bukavu. Kuba imfura rero ni ikintu kigitangaza, ni ikintu Imana menya, ari ikintu umuntu atokwiha, ni n'ikintu umuntu atokwiremera. Nacyo reka tukivuga kuko ari Imana igitanga, ni impano ibivuye ku Mana. Kandi n'ijambo ry'Imana rizo ribivuga ngo imfura zo mu isi, imfura zo mu isi ngo n'Imana izayishimira, n'Imana izayishimira. Ushobora kuba umukristo ntuba imfura. Reka ndeke mbagiye kuja mu magambo menshi ahari bikaja kuzana n'amakonfuziyo muri bamwe. Ariko umukristo mwiza ni umukristo n'ubundi w'imfura. Kuba umukristo ukabifura ukabugiramo n'ubufura, nicyo Imana ikunda, nicyo Imana rero izayishimira. Cyo mvuga narivuze kuko ntiyahagarariye gusa kukubana n'abantu abo babanaga mu mujyi, ariko twamenye n'amakuru, tuzi n'amakuru kuko n'umuryango wiwe wose wo yarasize ruguru, ababyeyi biwe, abavandimwe biwe bose yabitayeho, abagirira neza cyane pe cyane, abagirira neza, abitaho,
abaha ibyo bari bakeneye, abaha ibyo kubafasha, abaha inka, abagurira inka ziraba, urugo ruruzura, ibiraro biraba cyane. Icyo ni ikintu cy'igitangaza, ni ikintu cyiza cyane uyu mugabo yakoze. Yabayemo imfura, yabayemo inyangamugayo. Musafiri ntiyagiraga amagambo n'undi muntu, Musafiri ntiyagiraga ikintu kibi ku wundi muntu. Rero mu by'ukuri ntituja mu magambo menshi cyane, turamwifuriza cyane kuruhuka, kandi yaruhutse. Dukomeza cyane umuryango wiwe, umudamu n'abana, abavandimwe biwe. Tuzi ko agifite abavandimwe biwe bakuru cyane kuri we. Turabona umuzehera abana ari hano, ariko turabahumuriza, bahumure. Hari umuntu baza biheba, y'abantu bageze mu zabukuru, ngo twebwe bose ngo rwaratwanze, ngo urupfu rwaratunenye. Ntawe ruzarunena, ntirugira inenesi. Aho rubera ntiruzarunena. Umuntu wese ni mu mwanya we, umuntu wese ni mu mwanya we. Iyo umwanya wawe ugeze nibwo ugenda, iyo umwanya wawe utaragera ntacyo rwose, uba ukiriho ugifite uwo mwanya wo kubaho. Rero reka tubahumurize, mukomere cyane. Mwagize umubyeyi mwiza, madame n'abana, mukomere. Musafiri kuba mwaragize umugabo mwiza, umugabo w'icubahiro, umugabo w'abagabo, umugabo wabanye n'abandi bagabo neza cyane, akaba arangije kugeza kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira, kandi namwe bakomeze. Twese n'abavandimwe n'inshuti ziwe dukomere kandi twihangane, tuzamusanga. Imana iduhe umugisha. Murakoze cyane. Reka mbanze nihanganishe umuryango w'umuvandimwe Musafiri. Ihangane kandi bakomere, sibo bibayeho bwa mbere kandi ntibinahagaze. Bizakomeza bitubeho mu gihe cyose tuzaba tukiri ku isi. Wenda cyagiye tuzatubwirwa ikanisa rizaba ryagiye, iho bizarangira, ariko tukiri hano ku isi tuzabana nabyo. Iyo mpamvu tugomba kubyihanganira tukabimenyera. Ndumva ndi bumuvuge nk'umuturanyi, ndaza no kumuvuga wenda nk'umuvandimwe, kuko muri famiye zacu ni sogokuru kuri kote ya mama. Namuvuge nk'inshuti, kuko Musafiri twamenyanye muri 72 ngiye kwiga i Bukavu, n'abasanze baradutanze ari Bundi, twe tugenda kuri Atene Dibanda, tubana nawe icyo gihe kugeza ngiye kwiga kaminuza Kisangani, ariko nagarukaga n'ubundi ngaci Bukavu, kugeza nkoze i Burundi. Aza kunsanga yuko yakoze muri Amusare, nanjye nkorayo ndi umwarimu, tuza kwireta uruva hano duturanye. Musafiri rero yari umuturanyi, nduye hano, iki gipango turagisanga iwanjye n'iryari. Nza kuza hano nasanze iwe yarabonye ikibanza na Kayira Fideli, na Kayira Paul, na Kayira Sadoki, n'umugabo utuye hano haruguru nuko yitabye Imana witwa Valence. Njyewe ndagura ndahabasanga, ariko ntazi ko ariho k'ibibanza ari ibyabo. So ngiye mbaza mu guhinduza amazina n'umudamu twari twaguze, nza gusanga hano niwiwe. Hariya ni kwa Kayira, haruguru ni kwa Kayira wundi, hirya ni kwa Kayira Sadoki. Urumva nari nsa n'uwisanze muri famiye. Kugezaho rero twaje kuza gutura, numva ari nje waje mbere, ibo bagiye baza inyuma yanjye. Haza tuza kumenyana n'abandi baturanye. Hano hirya hari umugabo witwa Alex, imfura cyane. Hakurya hari umusaza witwa Simon, haruguru hari undi musaza witwa Tayitera, hepfo hari Deo Kabagambi. Twese turamenyana, dusanga turi famiye pe. Musafiri rero muri iyo famiye yari umuntu w'indangagaciro, kuko muri iyo famiye twazaga tugira ibintu byo kugenda muri siporo, byo kugira ibintu byo guhura tugasangira. Kandi iyo abantu bahuye gutyo, ntazibana zidakomanye amahembe, harya muzamugenda mugira utubazo.
Musafiri yari umuhuza rero, habaye mu tubazo duke na duke umuntu atavuga, ariko niwe muntu wazaga akatumara akaduhamagara twese, hanyuma tugakomeza kugeza ubu ngubu. So yari imfura pe, yari umuntu ugira amagambo make n'ayavuze akaba y'ubwenge bwinshi. Yari umuntu uzi umucyo, yari umuntu uzi amateka yacu cyane. Ari igihe twigeze kujya ahantu abana barabyina, kwa kundi bazababyina indirimbo z'iwacu, bacurika amagambo, ageze harandika arayabohereza, arababwira ati indirimbo si ukuziririmbwa, iziririmbwa gutya. Mu mibanire ndumva nta wundi umuntu yakwifuza. N'ubu ngubu hagiye ndamusengiye bakambaza ngo urifuza kubana nande, nakwifuza kubana na Musafiri. Navuga ngo ndashaka kubana na Musafiri. Ngiye mu buzima bwanjye nagiye ngira abantu beza pe, twabanye n'umugabo witwa Kibamba, turabana ku buryo yitabye Imana ndi mu bantu barize cyane. Tubana n'umugabo witwa Rumenge, murabizi uheruka kwitaba Imana, ejo bundi nawe yitabye Imana. Ndavuga nti bibaye gute none na Musafiri aragiye, ubwo nije usigaye, ariko aho bagiye nzabasanga. Ndavuga muri iyo groupe wenda y'abantu bagize Musafiri rero. Icya kabiri, aho ndahashoje, mu mibanire twabanye nawe hano nta wari uzi rwose nka birya byacu byo kuvuga ngo imirara, ko turi imirara ibiri. Iminsi mikuru twayikoreraga hamwe, tugasaniza na Kayira Fidele kavuga ati ibipango byacu ko ari byiza, kwereke tutabiteramiramo, tugataramira hamwe, bwacya tukajya ahandi, bwacya tukajya ahandi. Yari umugabo mwiza pe, umugabo w'imfura cyane. Numvishije abantu bavuga ngo ubufura n'ubukristo. Ubufura n'ubukristo bishobora kujyana, iba ari excellence, ariko bishobora no kutajyana, kuko imfura zose ntabwo ari abakristo. N'abisilamu bagira abakristo, n'abayindi bagira abakristo, n'abandi bagira imfura, nako bagira imfura. Ariko aho kuba umukristo ntari imfura, nawe imfura ntari umukristo. Yes, kuko ubufura ni indangagaciro dusangiye n'ayandi madini, ariko ubukristo ni umwihariko w'abakristo nkatwe. Ariko hari izindi mfura zitari abakristo, tuzaba imfura cyane kurusha ibyo bindi by'umwihariko. Aha kabiri, ntihagire uwo nkomoresa, nsabye imbabazi. Ubufura tubushira imbere kurusha ibindi twihariye, kuko ubwo bufura tubusangiye n'abandi batari abakristo. Aha kabiri navuze yuko yari inshuti yanjye, twamenyanye muri 72 turi abanyeshuri twese, ariko yabaga imbere yanjye ari windi, ngewe ndi kuri Atenedi Bana. Ariko kuva icyo gihe ndabamenyesha n'umunsi ashaka uyu mugore, twajyanye na Matayabu, turi mu bantu ba mbere bahagaze harya hitwa Vamaro, umugeni akihagera. So kuva icyo gihe kugeza ngiye Kisangani, kugeza ngiye Burundi akansangayo, twakomeze tubana kugeza n'uno munsi. kandi nukuri kw'Imana nta kibazo na kimwe twigeze tugira, nta na rimwe twigeze tubushanya mu biganiro, kuko tubashoboraga kubushanya mu biganiro na Musafiri. Gutese yagiraga amagambo yiwe ari peze, ari mezure, yoroheje, ku buryo uteye hejuru akakwiza, ku buryo utashoboraga kugira ikibazo nawe. Kugezaho ari igihe yigeze atubwira ati twebwe uko duteye mu mico yacu twashizeho clivage, umukuku hagati yacu n'abana bacu, kubera iki tutaza tuganiriza abana. Niyo mpamvu ubona no muri iki kiriyo kirimo abasore benshi cyane, kuko aho yicaraga yabaga ari yanture n'abasore, akabaganiriza, akababwira sogokuruza, muzehe, ku buryo iwe yari nk'ikiraro hagati yacu n'abana bacu. Icya gatatu, yari umugabo, sinzi ariko ndahavuga ndagira ngo ndabikomeretsa. Yari umugabo
mu bagabo bari batambamiye inkike za hariya yari arimo, ku buryo n'uku kwezi kwa gatatu yari agifashe umukingi wiwe kandi yarawutanze. kandi yasize atubwiye ngo intambara izarangira, ngo niyamurere yararangiye. Twari twicaye ahantu turabiganira, nako twari twaje kumusura, aratubwira ngo nimuhumure, ngo intambara ntiruta iyamurere, ngo nayo yararangiye, ngo nizarangira. Musafiri rero yari umugabo, ntabwo yari ameze nk'ababandi ntavuze mwabonye ejo bundi bagiye kogeza umwanzi waduhekuye tukaba incike, akatunyaga tukaba boro, ngo ko baramushimira. Ntari muri bariya, kandi tuzaba abagabo. Murakoze. Barakoze, bamaze gutanga ubuhamya. Tutarakomeza n'igitaramo cyacu, turakomeza. Twavuze ko tuza guhagarika saa moya, kandi saa moya iracyaba. Mwiriwe neza, munyemerere mbere yuko mvuga nsome akagace gato hano muri Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 8, havuga ngo ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane aho mu rugo rwe, aba yibihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Murakoze ku mwanya muduhaye kugira ngo dusezere umuvandimwe, umubyeyi, inshuti yadusize. Ndavuga ku giti cyanje, mvuge no mu rwego rw'umuryango kuko hombi mpakorera. Mbere yo kuvuga kuri Mzee Musafiri, reka mbanze nshima Imana yateguye iki gitaramo. Iyo tubivuga gutyo kuko tubimenyereye biroroha, ariko mwibuke yuko dufite benshi batazabagirirwa iki gitaramo. Mu minsi 3 kuko baje bayivuga, uyu nguyu nyiri bwite ntazawubamwe, ariko n'abandi baza bawukora, kandi mu bihe turimo benshi ntibakiwubona. Kuba rero muzehe twabaye abantu bangana gutya, Imana ibihimbarizwe. Ibi bigaragaza ibintu bibiri. Icya mbere n'ubuhamya bw'uko mwabanye nawe, tutiriwe tuvuga amagambo, bigaragaza ko twabanye neza, mwabanye nawe neza. Ijambo rya kabiri ni humure n'inkingi ku muryango, uba wikanza amarangamutima kimuka, yabona abantu bangana gutya akababona mu mwanya watusize, bigakomeza bikaremya umuntu akavuga ngo erega biriya naraye ndose, erega biriya natekerezaga sivyo, aba bantu bose baraha kandi nabo byababayeho. Imana ishimwe rero kuri iki gitaramo. Ijambo rya kabiri no kubashimira mwebwe aho mvuze nk'umuryango, mwaje mutabaye mwese, umuryango wa Mzee Musafiri, umuryango w'umuvandimwe, mwagize neza. Duhore gutyo, niyo bikurikirana kenshi, ariko ntitukabireke. Imirimo myiza ntabwo dukwiriye gusa n'abayihararutse cyangwa ngo tuyimenyere. Ikintu cyiza gikora cyiza, nitwanga kwitabira icyiza, ikibi cyo ntikizareka kuza. Imana mwagize neza kuko mwitabye mukaba mwaje, mukomeze gutyo. Turacafite icyumweru rero, tuzakomeze tubabone, mukore nk'abikorera, mukore imirimo myiza, mukore mu mifuka, muvuga amagambo meza, mutanga amagambo y'umuhumure. Turabashimiye. Ijambo rya gatatu ndatanga mpore ku muryango wabugufi cyane cyane, Mama Lydia, abana n'inshuti n'abafitanye amasano n'uriya muryango bose, turababwiye ngo mpore. Imana irababwiye ngo mpore, kuko umuntu aba yikanze kandi biza bikomera.
ibyabaye niko byagenze, ni gahunda y'Imana. Ariko Imana twizera ibifite icyo twita spare parts cyangwa se insimbura kintu. Iyo ikibazo kibaye nk'iki, Imana ibifiteganyije ikindi, bizi nuko bizamera, ibifite nuko izagutunga kuko itazayibeshya. Rero tukaba tubashimiye kuri ibyo. Ubuhamya bwa muzehe, yari mubyeyi wanje mu buryo butandukanye. Namenye Musafiri ntaramubona, bamuvuga bene se wabo duturanye mu Minembwe, mugabo urugo rw'umugabo mwitwa Sebakanura n'abandi na Mihora, ubwo bamenye bamwe. Twabanye kuva 70 ngira ngo na 2 kugeza uyu munsi, baracyabana nabo mu rugo. Nkumva bavuga Musafiri. Bukeye nja kwiga i Bukavu. Noneho muri kwa kujya i Bukavu bituma bambwira ngo muzamubonana na Musafiri, muzamubonana na Musafiri. Bukeye nkuko nari mbivuze, ndagenda muri 83 i Bukavu. Yari kwavuga mwene data, ndumva hari aho duhuriza Runyoni. Nahageze 83, hari abantu ingozi nimba nibuka, hari urugo rwa Musafiri Inguba, hakaba urugo wa Honorable Dugu Ikahwa Ikadutu, hakaba muze Elia nkuko babivuze Ikadutu haruguru, n'urwa Rushambara yarahageze ubwo. Bo hariho n'umupfakazi wari yasizwe na Manase Rwemangeyo, niba ntibeshe nabo. Ubwo muri iyo minsi nibo haje kuza urugo rwa Honorable Gervais Ruboneka. Ndumva ngira ngo igihe nize nabo bari bahari bahatuye. Musafiri mpageze rero, iwe na Rushambara twari tunavanye Uvira, nisanga ndi mu muryango. Amashuri yo mubona bimenyerewe gutya, igihe cyacu ntabwo byabyoroshe, ariko tuhabasanze twumva turahumuritse, twumva turakomeye. Kuko yabivuze Runyoni, ubwo nyine twari abanyeshuri twibeshejeho, twari mu nzu zacu zihariye, ariko twanyuzamwo, kabakubitiye kwa Rushambara, kabakubitiye kwa Musafiri, kabakubitiye rimwe na rimwe kwa Dugu, twari tunegeranye cyane, baradufata batubera ababyeyi. Muri iriya neza na ziriya ndangagaciro bavuze, ubwo ngende umwe mu bazigiriwe. Tubana nabo nk'ababyeyi nize imyaka 5, bukeye ndasoza. Nyuma nanone ubuzima twagiye duhura henshi kugeza tujino. Musafiri tubana nk'umubyeyi, urugo rwe tubana nk'urugo rwacu rutugirira neza. Kuri we simvuga amagambo menshi. Musafiri yari umugabo w'amahoro. Tekereza yuko nuwo mushatseho urubanza yorubuze, kuko umuntu azabona idirisha cyangwa azabona aho anyura kugira ngo aprovoke ikibazo. Ariko Musafiri yari umugabo w'amahoro, umugabo uvuga amagambo makeya, umugabo w'imfura. Yarabivuze Dismas, ubundi nta mukristo utari imfura, ariko hoba imfura itari umukristo. Imfura ni igice kinini cy'ubukristo, kuko imirimo y'ubufura ubukristo nabo burayirekomanda, burayisaba ndetse bukarenzaho. Musafiri rero yari umugabo w'amahoro, w'imfura, uvuga neza, ukora neza, witabira ukora imirimo. Yakoze iyo mirimo mu rugo rwe, yayikoze mu muryango munini mugari, kugeza n'ubu nyine nta deni tugira kuri Musafiri. N'ubu yabaga hangaha. Pasteur Samuel Buhiga yabivuzeho, ngiye turanasengana nazo no mu itorero. Musafiri nta deni ryo mu rusengero afite, nta deni ryo mu muryango afite. Bwa bufura yazaga aho ari adafite, adashoboye kugenda, akavuga ati niba hari ico bandi bavuze ngo bakore, nanje dore umwanya contribution yanje ndayitanze. Yabaye umugabo mwiza. Yabaye umugabo watunze urugo rwiwe neza. Uyu munsi ashoje nta deni. Mu bice bitandukanye by'ubuzima nta na hamwe afite ideni. Mu rugo rwe narimvuze, abivuzeho Dismas, kuko yatangiriye mu buryo bwiza 75 mufashira ya myaka, no kuvuga ngo yari afite imyaka 20, yari umusore umugenda pe. Imyaka yose twabanye nyuma yaho yari umuntu w'amahoro ugenda neza, atunga urugo rwiwe, atunga abana be.
Bibiliya iratubwiye ngo umuntu udashobora gutunga kubeshaho abe. Muri Bibiliya y'ikinyarwanda irashaka kuvuga ngo bene wabo, ab'umuryango babandi bamusirikira. Ngo ariko cyane cyane iragaruka hano mu rugo, umugore n'abana, umugabo n'abana. Ngo udashoboye gutunga abo, ngo abayihakanye iby'agakiza, ibyizerwa, ababihakanye. Ngo si uko gusa, ngo ababaye nyuma ngo arutwa n'utizera n'uwo tutavugaho iby'agakiza. Rero ubwo ni ukuvuga yuko gutunga urugo neza bifite uruhare mu by'agakiza. Twabyanga twabyemera tuzumve, ariko Musafiri ndibwira ko nta deni afite. Icyo kibazo cy'urugo, gutunga we mu rugo no kubabanira neza, ndibwira ko nta kibazo afite, nacyo kiri mu mirimo yagiye imuherekeje. Muri uyu mugoroba tukaba tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko wabera. Murakoze. Ndagira ngo munemereye twareka se abagabo n'abagatambutsa ubuhamya bwiwe, kuko turabona haracyari nk'iminota. Karibu. Yeah.
ndumva yarabizi aho nari nagiye ariko ejo narababwiye Bwana sifiwe Nitwizera Yesu tuzabona ca gitondo oh igitondo gishacu umunezero Nitwizera Yesu tuzabona ca gitondo oh igitondo gishacu umunezero Nitwizera Yesu tuzabona ca gitondo oh igitondo gishacu tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo zizayamase Twizera Yesu tuzabona ca gitondo igitondo gishacu tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo zizayamase tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo zizayamase Hosana 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 ashimuje muri nyazi Haleluya Yesu Hosana 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 ashimuje muri nyazi Hosana 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 ashimuje muri nyazi Imana w'Imana Hosana 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 ashimuje muri nyazi Imana w'Imana Hosana 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 ashimuje muri nyazi Haleluya Hosana Hosana ashimuje muri nyazi Haleluya tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo zizayamase Imana w'Imana Hosana 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 ashimuje muri nyazi Imana w'Imana Hosana Hosana ashimuje muri nyazi Imana Hosana
duhumurizanye. Amen. Abizera bari muri no rugendo. Haleluya. Tuvuge ngo hosana. Kabafite ibyiringiro ko tuzabonana n'abacu badusize. Amen. Hosana. 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 Hashimuje muri jazina. Yumwana w'intama. Hosana. 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 Hashimuje muri jazina. Haleluya. Yumwana w'intama. Hosana. 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 Hashimuje muri jazina. Yumwana w'intama. Haleluya. Turacataramwa mwe mwicaye sibyo turacataramwa reka tubanze dukomeze na gahunda. Bwana sifiwe. Bwana pewe sifa. Turacyakomeje